Tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. Abakora ubwubatsi basabwe kubaka ibikorwa remezo birengera ibidukikije. Nk'uko amakuru abivuga, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minifra yasabye abakora ibijyanye n'ubwubatsi kuyoboka uburyo burengera ibidukikije hagamijwe guhangana n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibiza byibasira igihugu. Ibi ni ibyagarutsweho mu nama yabaye kuwa 2 Werurwe 2026 yagarukaga ku mpinduka zikwiye kuba mu myubakire cyane cyane mu mijyi no mu nkengero zayo. Mu cyerekezo cy'u Rwanda cya 2050 biteganyijwe ko u Rwanda ruzaba rutuwe n'abaturage barenga miliyoni 22 ndetse muri bo 70% bazaba batuye mu mijyi. Minifra igaragaza ko abantu bakomeje kubaka nk'uko byakorwaga mu myaka ishize, ubutaka bwaba buto kandi u Rwanda rugakomeza kwibasirwa n'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere nk'izuba rikabije ndetse n'ibiza. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere imijyi n'imiturire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Dr. Jackie Ngarambe yavuze ko ibijyanye no kubaka mu buryo burengera ibidukikije bimaze igihe kinini bishyizweho ndetse byatangiye no gushyirwa mu bikorwa. Ati ibisubizo bishingiye ku kurengera ibidukikije twarabitangiye bimaze igihe kinini, harimo no gutunganya ibishanga, kubaka inkuta ziterwaho ibyatsi cyangwa ibiti n'ibindi. Akomeza agaragaza ko ubu ikibazo gihari ari imyumvire ku bantu bakora mu bwubatsi. Ati ikibazo ubu gihari ni ishoramari muri ibi bikorwa ndetse n'abantu bakora muri uru rwego rwo kubaka ubona batarabyumva ngo babishyire no mu bikorwa. Tukaba dusaba abategura imishinga y'ubwubatsi ko bajya bita ku kureba ko ibyo bashaka kubaka birengera ibidukikije. Umunyeshuri wiga mu bijyanye no gukora imbata z'inzu cyangwa se architecture mu ndimi z'amahanga muri Kaminuza y'u Rwanda yavuze ko nk'abanyeshuri bazagera ku isoko bashyira imbaraga mu gushyiraho ibishushanyo mbonera birengera ibidukikije. Ati ubusanzwe twakoraga imbata zibanda ku miterere ndetse n'ubwiza inzu izaba ifite, ariko hano batweretse ikibazo kirimo gukomeza kubaka izo nyubako. Gusa ubu bigiye guhinduka, tugiye kujya twita no kureba niba inzu iri gushushanywa irengera ibidukikije atari ikintu ahubwo kije kubangamira ibidukikije. Umukozi ushinzwe guteza imbere imijyi n'imiturire muri World Resources Institute yavuze ko Afurika iri kwihuta mu iterambere cyane cyane mu bijyanye n'imiturire mu mijyi, ariko igihura n'ibibazo by'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ikirere iterwa no kutarengera ibidukikije. Ati uburyo bumwe bushoboka bwo guhangana n'ibyo bibazo ni ukuzana ibisubizo bibungabunga ibidukikije, birimo uburyo bwiza bwo kuyobora amazi, gutera ibiti n'amashyamba mu mijyi n'ibindi. Mu mwaka w'2025 mu bice bitandukanye by'u Rwanda ibiza byishe abantu 130 bisenya inzu 1800. Mu cyerekezo 2050 amikoro y'umunyarwanda azaba yarazamutse ku buryo bufatika, kuko azaba abarirwa ku bihumbi 12,476 y'amadolari, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubushomeri bubarirwa bukazaba buri kuri 0.05% buvuye kuri 7% mu mwaka wa 2035. Icyo gihe nta rugo ruzaba rudafite amazi n'amashanyarazi, kandi buri wese afite icyizere cyo kubaho nibura kugeza ku myaka 73. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu makuru yo mu Rwanda. Tubashimira umwanya mwaduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Mukomeze mugire byiza. Hasta la vista.